Jama kumfise nayo ngayo. Kuki ndakubwira ntibyumve. Ayahe makuru. Jama kuri romfise. Waruzi ngaho abanye uriko abwira nawe uriko atambuka nk'abandi bagore ngo hama ngo ufise umugabo. N'umugabo wawe nivyo arimo. Ibiki seri mu wambwiye bundi wavuze uke. Uzi ko umugabo wawe umwanya wamusanga muri gereza mbere ntari ngahora nasambara n'umwana. Ariko asambara ni mu minere. Ubiki? Mu minere, je binaho nambabaje. Ubabonye heza akanya tuvuga. Ikibazo haje usanga ndamubonye twitsuye tugasanga. Wambabari ukabanyereka mana yanjye nimba ndi bumutunatuna nimba ndi bumuhanye nicyo gigore kiwe sindi. Nawe disi ngufise umugabo. Kandi ubaruri mu nzu baranse no kunyihera uza kwihera ziriya ndaje. Urimo satani. Ira cyangwa nawe ubyihore. Nabishakira nkababonereka. Ubashake hehe atahuzi. Je ko nabonye ahantu mungu nibihishe umugabo ari heje ari mwaragira nkuko ubunye. Nkunda kwinginga ariko. Nta nkunda kwinginga. Ngwino tugende. Nyebanyereka cyangwa ubyihure. Urankuri cyangwa nkurikira. Cyane nawe tugende hanya tubikwakwanya hama cinge ndabikwereke. Yesu wende kuro uningwanya umuhanda winzu ugeze aha ngaha uri kunjyana aho bundi. Iki kibazo. Wambwiye ko ufite amafaranga. Oyo kodesha lodge ibintu bicyunzanye. Nose buri utekereza ko hari lodge irenze iyi ngiyi ho. Iri lodge nzanyemo. Na lodge irenze iyi ngiyi rega. Aho ko kamujye mushima. Usanga ari kitako. Nimba warategeshwa mutoniza kujya mu hanga. Nago bigikonze. Ubwo nyine ubwo ayanye nagwaye imbere none wagendeye gusa. Oyameraga iki? Oyamereye iki? Nimurika kugira inda. Abakobwa mujye muri kugira inda. Ngo kiramboreraho. Kandi kinaro raryama hano. Ishise iki? Nose ushaka tugiye. Muyoje. Muri lodge se amafaranga urafite yo kwishura. Wati mbirizi. Jesus, ngivye mugenzi ibintu gake. Nanga umuntu yakirambika. Ibaze. Sizi wanje hazima. Cyo kujya mu gihugu. Ase ni mu gihugu. Iwanyu mu gihugu usitani bumeze gute? Ubusitani wanyu murabuki. Kambwire ubusinyi bukeneye. Jewe njyana aho njyana cyangwa ubyihore. Baya mayembere nje nacyo mu. Tuji wanyu. Kwande. Umugabo wawe. Gukora iki? None. Nose ngiye njyane wanyu umugore agushwanya guzubireba. Wangiye muri lodge ari kubundi. Muri lodge turajya gukora yikere. Wongera kwa mama wawe noneho. Amanje. Akuba muzima. None naba muzima uri ku. Ushobora ari kubwenge baranabuneye igikusigo. Byashoboka. Nyine ngende kubwira. Ganire. Buri tera nk'intambwe mwongera urebe. Kamu ndakwiyamye rwose. Jewe ndajya ngubwiye ngo ndakwiyamye. Iki se? Oya. Bandi reka ngubwiye. Se ni kimenshi uruzi. Nose uvuye ku muhanda. Uranacuruza. Sincuruza naje gukora cyane. Ntabwo bufite. Rero narinzi ko uri umugore w'umugabo niyo mugabo yarakunani usiga ubicuruza. Simbizi. Oya mayizi ko ngiye kwakoresha iki? Se nugambira ubonye umugabo mugenzi we aca umugabo mugenzi w'inyuma. Nawe rero umugabo mugenzi wawe afite kuza kuguca inyuma. Vaho tugende cyangwa se tutaye. Umva gereka ngubwire rero. Sibyo? Ntituri ujye kugorana. Tugorana. Sundi gucunga iki? Nyine oya ibyo ngibyo ntabwo birimo wowe tugende ubanyereke. Hama ngo je ngo ndahembwa iki? Agusurumva igihemba aricyo cyambere cyangwa icyambere nuko banyereka ubundi nkabona kuguhemba. Hako nanjye ndashaka kujugunyamo. Ariko uba turashize none. Urajugunyamo sura aho bajugunyira ntango wazi wajya ukajugunyira muri toilette. Birebere nta kibazo. Urabanyereka kubanya. Nakubesha ntajugunyimo sindabikubwiye. Banyereka ibindi ubu. Ntajya tubanze tubi. Hanyuma usanga babirangije banagiye. Ako banamugana. Ako nituvaye nanje ndaza gutama. Yesu wowe bantu banyereke ubundi ibindi bimbwire wamaze kubanyereka. Ikibazo kuntu resha sinza kuyikubita mu kanwa. Kuntu ndeshe sibyo ngibyo birakureba. Tugende nta kibazo. Nigende umugabo w'umuntu. Umugabo w'umuntu nyine umugore w'umuntu. Nonse nyine ibintu tugomba kuba nk'ibisambo nyine turi kwiba. Ngerega ntago ndi kwiba. Uri kwiba se kubera iki? Ni cyande nyine. Nabwiye ngo buri busambanya aho buharereye. How many times would they tell you? Niko banyene yimbwa we niko tuca inyuma. Waburanye iki? Turashize noneho. Shinguka. Oya cyo hasanga. Uzatubwira abantu utananyesuraho. Ariko nk'iyo ubona ureshya gutyo. Wowe muremure. Wumva wibaza. Icyo nkurusha. Undushije icyo ngicyo nyine. Icyatumye agusiga. Undusha gwedese undushije. Icyatumye agusiga akansanga. Mana yanjye kuna kunuze nyikaraga wikaraga. Ariko bundi wisaza kumaza ubwoba. Singuru naho rurenze. Niki cyakumaza ubwoba. Besunjigera ngiriya. Iruka mukurikire. Nimba mwabuze amafaranga yo kurira, mukaba mwabuze amafaranga yo kwishyura inzu, mukaba mwaje mureka gutwara abagabo baba. Tega amatwi rero ngurabure. Urumva? Ndabure. Icyatumye umugabo wagusiga mu gitondo akangara, nimugora akangara, saa munani akangara. Niyo ataza kurya yajya kubandi ndagira ngo umenyeshe ngo winya yababaho. Kurikira. Winya yababaho. Mu mujyi. Gana ku gipangu uzana iyo modoka tujye kureba ko twabona. Umugore afatanye n'umugabo. Urimo satani. Ntabwo uri umutinganye se? Nako mfatanye n'umugore. Abayize kandi. Nishe mu rugo. Ndakwinze. Reka.
habaye banze mbwira ikibazo cy'abana nyine umugore aje asanga nyine kwa kundi muri ya gahunda tubyo nyine kwifasha mubwiye nabona bigeze se ndamongere umeze kamwe nabwo umeze kamwe nose umesa mungana wenda ni ibibazo by'abagabo nyine nawe rero niyo mpamvu ugomba kunyumva gusanze basi muri hoteli yahise ko ari agashamba kari kegera twibanze sinzi umuntu wamuhaye amakuru nose umuntu w'umugabo uyu yishyiramo niwe areka kujya man ibyo bireke ibyo gushiramo bubiretse aha ntabwo murinjiza bakukubite da ngo ntawe ufite undi mugore mo hano reka shwita nanjye ahubwo niwe ngiye kureba mu mujyi baje kumfata Yesu we kureba umugore wanjye yarambwiye ngo ari mu mujyi niko bambwiye cyakora nawe rero ejo bundi turuheruka kurongora ntanyereka n'umugore yarongoye uko ameze oya ntabwo ngomba nkwereke we narakubwiye ngo unywererere uranga uzana inda mu masa kutakutwe ubu ejo bundi ndyamanye n'umugore ahubwo wabigenza gute yampaye ndyamanye n'umugore usanze naryamanye n'umugore miti barereka umbwira abagabo bapfa ibintu bibiri umugore amafaranga Hanyuma. kira hasi umugore wanjye ibintu byo kumujya usubye ko umugore bari ibyo bireke wese sujya mu gashyamba we nugiye kumuca inyuma se ariko wanjye ajya mu gashyamba burya yihagazeho urabizi neza ese ako uzamunye kwanza n'ikizungereze rereka mwireke ndamutse mujyanye umuhanda wakemera kuba umuyaya urabyo urakubura ndakukorega hano madamu wanjye ugomba kurya wakoze umva gigi umva twumvikane na nuri umuvandimwe ariko bitanditse ni incuro imwe naguhishe ugitereta abakobwa bane icyarimwe Yesu we ntagufasha rero ko icyo utakibuka ibyo bihe nanjye mu mishari yawe igize ngo ase ko n'umuntu nungize umujura reka ngeka kugira man bitegera hano reka ntabwo ukarindira reka nkwereke reka hano n'ubundi mishinga tunayivuga reka nkatuyivuge rwose reka ngende nkubwire ariko nyine winjyana kure y'igipangu pe hano ho amafaranga se karinda kujyana amahuguro rero kwimana mbabare winjyana kure y'igipangu ako se ubundi buretse gato wowe sinkuzi se ufite umugabo iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu umugabo wanjye umugabo wawe ntango yitwaga wati mbirizi iyi murazanye se ahubwo tutaziranye nakubwiye ngo ndakuzi wowe kuva hasi kugera hejuru akondomiwe none warangiza ukaza umwarira umugabo ufite umugabo wawe rero kamubiri ati kuki abagore mutanyurwa twumvire ndetse njya kubwira nabi je ntabwo nitwa gimuziranye kiri hano ngo ngabone mutwaye twari tutaye icyo tubwiraho Yesu we yewe bikaza ngo mve ko gigi cyangwa iki ahantu duhuriye hanyuma se kumanutse wari washyushye kurusha isasu nashyuha wowe unye kuri wowe yaje baho rega nago kuva umugabo yabikiraranye ngomba kubizira kuko surasa umwana nashimusi ntabwo bufite hanyuma niki gitumye utuza niko wumvise ko nzigigi ego rwandiko gigi wose ko umunsi bivuze iki nyine niyo hanyuma kuko wari uri gusakuza atari kuri gusakuza cano tugende tujye he nyine njya kukwereka umugabo wawe umunyeka nkoresha iki umubwira ibyo wari urimo n'umugabo wanjye nje usanzwe uri gukora iki ibyo mwari murimo se ngiye birandeba icyo nzi uko mwari muri mu gihuru ko dukoramo iki ariko ni gute abantu bazi ubwenge mujya mu kinani ntago ntacyo twakora mu kinani umugabo wawe yanzanye hano kuri iyi viziyo mu kinani yumva se utatuma nanjye bazimo bazuka bazutse se nibazuka ndabaryamisha ego kabisa abanje bazuke bazure ego madamu umva reba mugore we igitumye nkubahana ko bibishe ziranye na gigi nabwiye ngo cyaro tugende gukora iki nyine nyine wewe ibikaza tega amatwi umubwire wa mugore ibikaza umugore nka umugore sibyo wewe ibikaza reka tubiganireho ugabo we nana twaye ariko tuganire dore bunana kura buranguga nandi anagiye kujya mpanga ngiye kugurisha sibyo ariko biradusaba nk'amasaha 3 turi hano usore niyo wabangezeho oya turavuga dufata amasaha 3 kuko nanjye muhari yabona mabukwe ejo ngeraje aje no guhita mwinjizamo gutya na bino bisatsi byawe reka dufate cyangwa amasaha nkane nongeze ujane iki saa 3 nkuko wabivuze reka dufate amasaha 3 dutegereze ngabaza ubwire bose umwana ari muzima kandi nkubye ko bamfashe naragira n'icyo nkora nta nyashi urimo satani mana kanyashi kari sinamenya burare umukobwa ngo yadafite nyashi adafite n'umunda zero bamwita zero nyashi ubwo rero niba wafasha wapi ahubwo reka dufate iyo minota dutegereze shyirani mu bicumi dutangiye dusoresha nusi ndakwinjira uraryama aho hantu hose si umukozi nawe wapi ndagira 5 amasaha mana oya nyine ntaribi ikingenzi nuko ngi batamenye inzira naciye ikintu uko turi bwije ibyo kurya byawe ubireke naho kuryama naho ushaka ariko mbe ndi musigi itanda sijya unyumviriza inyo ahubwo nagushyira no mu kindi ahubwo ndagushyira mu cyumba uri kumwe na akse mabukwe reka nkwe
turabigenza wowe ngwino tugende njye kubwira umugabo wanjye Imana ikubwira n'ahandi hantu agiye kwerekeza ibyo ngibyo ntabwo bindeba wowe ngwino tugana we mbabarira sibyo ntabwo nzajya kugira n'umugabo ati tuganira ibiki wavuye tukagenda shingo undebere Iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bariyahuye se? ariko tubyumvikana hirya nigenda kubwira ngo ujye kuca inyuma se oye wereka dufata akanya nyine dutegereze nawe ibyo bindi byo turaza kubivuga oya ntarebe dutegereze aya masaha 3 niko se mabusha warabagiye mabuko wanjye nibwo ari wagiye sawa nari 3 kurani sawa nawe dutegereze Kamoso amasaha yagize ukure umugore wanjye aje Aha, turashize noneho. umugore dore ni Kamoso n'inshuti yanjye ntabwo ari iki kumenya na se ko uko basigaye basambanira mu kinani wagira ngo ni ihene zo ndore mbafatiye hariya mu kinani bari gusamba umusambanyi na bene wanyu nka guha abana b'Imana Turashize. baturutse ndamufise amakuru ameze gute rero wewe banze umbwira amafaranga uyu yanyimye urayamba oye we ayo makuru yanyu ndagukubira kabiri noneho najya kubwire ngo mbivugira yampa cyane ntayo Ariko ufite ubwonko bwiza. iryo banga rero niryo shaka kumenya murundi vuga what tuza urayamba noneho nta kintu umusambanyi asambana nk'isazi Majina la Yesu mundebereye umuntu. uyu se ngiye mbwira dore tigatu imitano mwe suriya ase nk'ukimwa n'amahoro y'abantu si wewe suya ese muri bamwe nyine asambana n'uyu agasambana n'uyu ndayavutse nanigiye umugore wawe uko nawe wakunaniye